nagiye kuzana amafaranga ikuzimu, ngezeyo bashaka kungaburira inyama z'abantu no kumereza amaraso y'abantu, ndabyanga, nanga kubirya, nanga no kubinywa, bashaka kunyica. Kongeye kandi kubaha ikaze nanone ku buhamya bwa mwene data ushize tugejejeho ubuhamya. Hanyuma rero badukurikiranye mwakomeje kugenda mutwandikira ndetse mutubwira ngo azagaruke atugezeho igice cya kabiri. Uyu munsi rero yagarutse, tuguhaye ikaze mwene data. Amen. Imana ibahe umugisha. Amakuru y'iminsi turashima Uwiteka. Imana irakurinze. Amen. Imana yacu ishimwe. Hanyuma kandi ubushize ubwo duherukana waduhaye ubuhamya abantu benshi bakunze, ariko hari bimwe mu bibazo bagiye batubaza batubwira ngo uzamutubarize. Abantu rero bafite amatsiko yo kumva, kandi noneho aho twari tugereje tubwiye ko wagiye gusaba ubutunzi, tugerezaho wari ugeze ngo bakwinjije ahantu mu nzu niba mbyibuka neza, hanyuma uvoma amazi wuzuza ibase, baguha impeta ujugunyamo amazi ahinduka amafaranga. Turagira ngo rero noneho usubukure ubuhamya bwawe bw'uyu munsi, ariko utarasubukura hari ikibazo batubajije kubushize. Wavuze ko ngo wagiye hari ahantu unywa inzoga, ariko kandi bakumva usoma Bibiliya, ufite imirongo ya Bibiliya. Wari warayikuye mbere y'uko ugenda? Ese hari aho wigeze usengera, wigeze ubaho umukristo? Nabayeho umukristo, ariko umukristo nyine gito niko twabyita. Ugasanga urasenga, unywa inzoga, aho ugiye gusengera bakaguhanurira ati Imana iguhaye etaje, iguhaye imodoka, aho banakweretse byibura ngo bakuvane muri ibyo byaha urimo, muri ubwo businzi urimo, mu bindi bintu nabaga ndimo, nkabura umuntu abimbwira, ahubwo bakambwira ati Imana iragutwaye aha, Imana ikugiriye neza. Niyo mpamvu ariko maze kugira, hari ijambo ryafashije ndebera muri Zaburi 24 ku murongo wa mbere. Zaburi ya 24, yego, turasoma ku murongo waho wa mbere. Zaburi ya Dawidi iravuga ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, isi n'abayirimo ni ijambo ry'Imana. Iryo jambo ryarafashije cyane, rimbera umugisha kuri njye. Nuvuga ngo isi, ibintu tubona hano kuri iyi si byuzuyemo muri iyi si ni iby'Uwiteka. Mbese ibintu byose biri hano kuri iyi si byose ni iby'Uwiteka. Mbese nkubajije gato, niba isi n'abayuzuye ari iby'Uwiteka, wumvaga ahantu inshuti yawe igutwaye nk'uko wavuze ko ubushize bari bagutwaye, wumvaga ko iby'isi ugiye kureba ari iby'Uwiteka? Wumvaga bimeze biti? Ikiri jambo rimfasha, nimba waba utishoboye, waba urya irengarenga, waba urya ibiryo bidafashije, imera ubirye, ibyo ngibyo biratoshe, unyurwe nabyo. ureke kuvuga ngo uriya muntu yateye imbere ngo nanjye reka nere imbere nawe. Rino jambo rero ikintu ryafashijeho ni icyo cyo kunyurwa n'ibyo mfite, utwo dukeya mfite, utwo dukeya nshimira Imana yuko natubonye. Hari ijambo uvuze mbere yuko ujya gushaka ubutunzi bagutwaye, wenda navuga ngo ni ubutunzi kwa Satani, ntabwo mbizi, uraza kudusobanurira ingorane wahuriyemo nazo. Ariko wajyaga mbere yuko ugenda wajyaga ujya gusenga, uba mu itorero, uba mu byumba by'amasengesho, ari kunywa inzoga, ukora ibyaha, ariko bakaguhanurira iby'umugisha. Bakamanurira ati Imana iguhaye inzu, iguhaye etaje, iguhaye imodoka, ariko ntihagire nk'abantu mwe nimba wigisha ijambo ry'Imana
gutarura izo nama za Yesu zazimiye. amen. Yesu ntabwo yitaye ku bwinshi bw'inama yari asigaranye. Inama 99 zari zimutosheje, ariko imwe nge ariyo nge yari yarazimiye, irazimira. Yesu aravuga ngo naho yabigeze mu bitaba, naho yabimanutse mu misozi yo, ndajya kwishaka. Yesu aranshaka, aranarura, amvana aho narindi, amvana mu buyobe narindimo, angirira neza. Kuri uyu munsi wa none ikintu ndimo ndakubwira, ntabwo aho narinuye ntabwo ariho nyituye mu buryo bw'umwuka. Aho narinuye narahavuye, narahimutse, ahubwo ubusigaye mbarizwa mu bwuri rwa Yesu. Abahanuzi nk'abo bariho mwene data, kandi badukurikirana rwose. Niba warahamagawe n'Imana, Imana yacu ishobora gukora yavuze, ishobora no gukora itavuze. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya ibice 23 ku murongo wa 21 haravuga ngo abo bahanuzi sinjye wabatumye, ariko barihuse. Bivuze ngo dufite abantu, ntabwo ari abahanuzi bose kuko haracyariho abahanuzi b'Imana. Dufite abahanuzi mu by'ukuri nk'uko bivuze, usanga bari kubwira abantu ibitangaza. Ntabwo babonaga izo nzoga zari zarakubase, ariko bari kukwereka ko ugiye i Buraya, bari kukwereka ko wubatse ama etaje. Rimwe na rimwe nyine umuntu yibaza uwo mwuka ureba kurira indege nturebe ubusinzi aho. Tubasabe rero kugira ngo nyabuneka abakozi b'Imana, Imana ihamagaye, jya uvuga iby'Imana ikubwiye kuvuga, mureke kuroha abantu mu byobo. Nubwo bamwe mubikora kubw'indamu, abandi mubikora kubwo gushaka abantu benshi, nyabuneka rwose nimuvuga iby'Imana ibabwiye, bitari ibyo Bibiliya iravuga ngo Imana izabatsemba. Reka twikomereze rero mu buhamya bwacu, usubukura aho wari ugeze. Nuko maze kwinjira muri icyo cyumba byagenze biti? Maze kwinjira muri icyo cyumba cya kabiri, nonge masanga agakombe n'impeta, masanga indi basi nini. Barambwira ati ako gakombe karavuga ati voma amazi uyashyiremo muri iyo basi. Maze amazi ndayavoma, maze kuyavoma, ndangije mfata ya meta yindi ya kabiri yari iraho, nyishyiramo. Barambwira rero tugiye kuguha kondisiyo, ugiye kubona kondisiyo zawe, ibintu utemerewe gukora n'ibyo wemerewe gukora. Ya meta wayijugunye muri ya mazi? Arongera hahita hajemo urupapuro rundi ruriho kondisiyo y'ibintu. Iyo utazi gusoma, ka gakombe karagusomera. Nangije barambwira ati ndavuga ati ngewe ntabwo nzi gusoma kuko ubwoba bwari bumaze kunyica, maze kumva sinzi ahantu undi. Barangije barambwira ati rero tugiye kuguha amafaranga atagira uko angana, amafaranga uzajya utegeka icyo ushaka cyose kikaba. Tugiye gukora Imana hano kuri iyi si, icyo ushaka cyose utegetse kizajya kiba. Bavugaga ko bagiye kuguha ububasha bumeze nk'ubw'Imana ku isi. Ubwo ndangije ndababwira ati barambwira ati tugiye kuguha amafaranga, ariko niwemere gufasha umuryango wawe, niwemere gufasha mama wawe, niwemere gufasha mushiki wawe, uwo muvukana, papa wawe, iki. Kondisiyo zabo? Kondisiyo. Barambwira ati naho yarwara kandi abaturanyi baturanye na mama wawe, ugiye kutububakira inzu ihenze, ushyiremo n'amakaro n'amazi hejuru, ubashyiriremo amazi, ariko mama wawe ntabwo azigera unamufasha n'ikintu na kimwe. Kristo wanjye, nushaka uzamuceho ku muhanda, yarwaye ntarifite uzigera, ntabwo wemerewe no kumushyira mu modoka yawe. N'abashoferi bazagukorera nta uzababwira ko batemera guheka uwo mukecuru. None se mwene da, iyo kondisiyo mbere y'uko bakubwira aho wari ugeze mu cyumba uri buhererwamo amafaranga, aho ni ububasha bwose bari bagiye kubona amafaranga. Ariko kondisiyo bakuzaniye, turaguha amafaranga ayo ariyo yose menshi, ariko ntuzafashe mwene nyoko, ntuzafashe papa wawe cyangwa mama wawe, umuceho no ku nzira ntumuhere ifuti. Ntuzamuhere ifuti. Kristo wanjye. Ubwo ndangije barambwira ati noneho iyi meta uyifate uyinagemo, numara kuyinagamo
muri ayo mazi nyikinagamo nagiye kuta mbona hazamutse umukobwa wanjye, umwana wanjye mfite. Ndebye ndavuga ati barambwira ati umwana wawe nta kintu tuzamukoraho, ariko niwibeshya mama wawe ukamuha n'1,000 umwana wawe tuzamukoresha impanuka acika ukuguru cyangwa ukuboko, igisebe umuvuza hariho hose ntabwo hazigera hakira. wakoze iki? Abwira ati nakoze gufasha umuryango wanjye cyangwa umushiki wanjye cyangwa mama wanjye. Numva ubwoba buranyishe. Nabwira ati se nakundi kuntu mwamindurira? Barambwira ati ntabwo bibaho, nuko niyo kondisiyo tuguhaye, niwumva uyemeye urafata iyo meto yambare mu kuboko kwawe. Ubwo bivuge ko dusezeranya amasezerano hano kutazigera ugira ute, kutazigera ufasha mama wawe cyangwa umuryango wawe. Numva birankomereye. Nabwira ati se byashoboka ko nasohoka? Barambwiye ati nta kibazo wakwisohokera. Bikunaniye? Bakimbwira gusohoka nasohotse niruka, rwa rupapuro rutarunga imbere. Ikintu cyari gitumye gatoya usohoka ni iki? Kandi ko wari ufite irari ry'amafaranga, ko wari ufite wumvaga ushaka gukira ubukene, ikintu cyari gitumye usohoka muri icyo cyumba udahawe amafaranga ni igiki? Ikintu bwite cyatumye nsohoka ni uko bashyizemo mama wanjye ko natakwiriye kumufasha. Nibutse ukuntu yantwise mu nda amezi 9, akandera akankuza niyanjugunya, njye ndeba abana ku muhanda ababyeyi babajugunye, ndavuga ati aya mafaranga natazigera sangira na mama wanjye ntacyo amaze. Ndasohoka. Nibyo byo wahisemo ni ukuri. Bakunzi bacu badukurikiranye umunsi ku wundi murabyumva. Iyo dusomye igitabo cya Zaburi ibice 49 ku murongo wa 7, Bibiliya iravuga ngo biringira ubutunzi bwabo bakirata ibintu byabo byinshi, ariko mu by'ukuri ni indushyi. Ni indushyi. Nta kuntu watunga amafaranga, watunga imodoka nziza, ariko mama wawe ari indushyi. Noneho bakakubwira ngo uzubakire abaturanyi baturanye na mama wawe, umva ni ukumusonga, mbese ni ukumwica ahagaze. Yego, urumva byari ni nko kumwica n'agahinda. Kujya amamagara nk'ubu hari igihe tuvugana na mama wanjye akansengera nkumva ndishimye, naba nahuye ikibazo nkamubwira mama mbabarira unsengere ikibazo cyagenze uko, akasengera icyo kibazo kikavaho. Noneho yumve ngo nabaye umukire wo ku rwego rwo hejuru, ngeze aho nubakira abaturanyi, ngeze aho nkorera ibikorwa muri quartier yatuyemo, ariko we singira ikintu umufasha. Urumva ku gahinda naba ngendana cyangwa ku gahinda yabagendana byaruta. Ni kwa kundi wumva umubyeyi yavuze ngo iyaba basi natarigeze mbyara uno mwana, kubera icyo gihe mba mubereye ikirumbo, mba mubereye mbese nkaho napfa. Rero ndangije nabwira ati mwagira ute, mwambabarira ngasohoka. Barambwira ati nta kibazo isohokere. Ukumva bitazagukurikirana ntacyo wababajije? Narabajije icyo gikombe ndakibaza, se muzigera munkurikirana? Twebwe turinda ijambo ryacu. Iyo tuguhaye ubutunzi cyangwa tuguhaye amafaranga cyangwa hari ikintu tugukoreye tukaguha isezerano, turaririnda. Igikombe nicyo mwaganiraga muri icyo cyumba? Nacyo cyaguhaga izo kondisiyo? Nta wundi muntu nigeze mbona. Ubwo nahise sohoka. Ubwo aho nambaye ubusa, nta kintu na kimwe uba wambaye, nta n'iboka uba wambaye, yewe nta n'isengeri, hanze se nta bantu bari bahari? Abantu muri mu ishyamba tuba ari udutete dutondekanye ku murongo, muri kugenda mwambaye ubusa. Mwese mwinjiramo mwambaye ubusa, ntawe sekundi. Ntabwo ajya kuvangura sekundi, baba bashaka kuvuga ngo nanjye ndebe uko bangirira neza bakama amafaranga. Ndasohoka rwa rupapuro njye kubona mbona nagwo ruri imbere yanjye. Turagenda muri iryo shyamba, imvura yarimo iragwa. Turangije twagenze hafi nk'isaha 2 muri iryo shyamba. Isaha 2 kugira ngo usubire handi mwavuye? Ndangije mageze igihe nangiye kwambara, ucyambara tujya kubona ukabona rwa rupapuro rwawe rurahiye. Rwa rupapuro rwamara gushya rwose n'ivura ikatari tumuka. Aho
nabajije umuntu ndamubaza se ko urupapuro rwanjye rwahebwe ruriho amazina ati hariya nta sezerano na rimwe muba mugifitanye. rushya urureba rukata rukongoka rugashya burundu. tuvuze ngo amasezerano muba muyasheshe ni ahantu hamwe nawe muba muhuriye. ni nka kumwe umuntu aguriza umuntu amafaranga bandikiranye yamwishyura bagaca amasezerano kugira ngo atazajya kumurega turumva ati dore ngiyi nyandiko ntangije ako kanya namaze kwambara najye kubona mbona umumama twajyanye araje ndamubaza ko mbonye ufite igikapu ati amafaranga ngenda yazanye. amafaranga byagenze gute ese bakubwiye ngo iki? ndebye mu gikapu yari afite sanga harimo amadolari afunze ntabwo nari kuyabara ko yari menshi yaje ariko urupapuro rwe ntabwo bazanye. ntabwo urupapuro rwigeze bamuhaye ubutunzi we urupapuro rugumayo. urupapuro ntabwo bigeze bagarukana. ndamubwira se hano hantu ko mbona ari kure wahamenye gute? arambwira ati reka da ati naje njye nagiye kubona mbona inzira irambonekeye mu maso yanjye. ariko azana impeta. afite impeta noneho iyo meta yarayambaye nk'ukuntu twambara agashaneti. namubwira se iyi meta byagenze gute ko yambaye aho mu izosi? arambwira ati ino meta nimara kugera mu rugo mbwiye umugabo wanjye dutandukanye. ambwira ati nimutandukana wese ufite gahunda yo gutandukana n'umugabo wawe? ati ngewe reka da ati ninjiye burya muri ya tete ati mu kumba ka kabiri nasanze uburiri. masanze uburiri barambwira ati nindyame ati najya kubona mbona akantu kadafite umutwe amaso ari mu gatuza. abagize ute abaraje turaryamana. maze kuryamana arambwira ati ambara impeta ati ubu turasezeranye nta wundi mugabo yemerewe kuryamana nawe, ntabwo wemerewe kuryamana n'undi mugabo. ati numva ngiye ko ari ibintu byoroshye. ati none urabwire ngo icyo umugabo? ati rero ni ukuntu njye kugenda ndagenda afata hano amafaranga muhemo igice ndamuha 20,000 by'idolari. noneho nimara kubimuhereza mubwira ati njye hari umudesipora niboneye anyitwarira mu Burayi yemere kumpa inzu mu mujyi none ngira ute musange nimba uyemeye ndayaguhereza nimba utayemeye ndamusubiza amafaranga ye. ubwo ndangije umugore amubwira ko numva n'undi mugabo twajyanye abaraje afite icupa ry'amazi. nabwo se amazi wowe yajyanye? ati reka data ngewe urazi ati bankuye ku nzoga nasanze hari amazi barambwira ngo ni inyanywe. nimara kuyanywa muri ako kumba ka kabiri urumva ugera mu cyumba cya mbere mu cya kabiri niho musezerana. banegeka ko nzajya njya mu kabari kugurira abantu inzoga nkabagurira ariko ngewe sinzi nkanywa amazi. yari asanzwe azinywa ariko n'ubundi yari asanzwe azinywa. arangije arambwira ati bampa amazi nyanywe. urumva nyine twaraganiriye nk'abantu twaturutse hamwe twaturutse muri karitsiye imwe. arangije ati sinzigere nkoza inzoga mu kanwa. arambwira ati se nanjye wasubirayo bakaba ari byo bampa. bakaba ari byo bampa nkareba uko nagira ute nanjye amafaranga nayatahana. ndangije ikintu cyabayeho ndavuga ati ndaza kubaza numve ko byaza gukunda ko nagira ute ngewe nasubira hehe nasubirayo bakampindurira. ubwo twaravuye aho turambara tumaze kwambara turagenda dusubira aho turara. bo bari ko bafite amafaranga. ndababaza ati se ano mafaranga murayakoresha iki? ati ikintu cy'aya mafaranga barabanza kuyakoresha kuyabanzirizaho gake ugacuruza gahoro kugira ngo batatu babona amafaranga aje bibaze ngo amafaranga yagiye he cyangwa amafaranga wayakuye he byagenze gute. noneho ubwo
turinjira turaganira turagerayo turoga, urumva imvura iba yatunyagiye, imvura iba imeze nabi, turoga dusanga imyenda baduha ibiryo, bariko bagiye kuduha ibiryo njye kubona mbona bazanye inyama njye natatumye, ndababaza izi nyama zavuye, kuko nyine haba harimo abantu aho bakatakata ariko ubona badafite amaguru, ukajya ubona umuntu arimo aragenda ariko n'amaguru, ukareba amaguru ukayabura. Abaseriveri bari gusereva yaho ukabona ni iki se? Ukabona n'umuntu hejuru ariko n'amaguru afite, Yesu, ukabona ari na muremure yewe, ariko wakora munsi ngo urebe ko amaguru yiwe ayafite ukayabura. Ndangije namubaza ese ko mumaye inyama njye natabasabye, ngo tujya tugira ngo hari ikintu muzehe nyine, ngo muzehe ari ibintu bajya bagira inyama, akaba bagira inyama ngo ziryoshye kurusha ibindi, naho kati nazondya bafatiraho uruntu rumeze nk'akananjura kabona, bagashyira mu izosi, ati nutarya n'ubundi ibyacu byakunaniye izosi ryawe rirasigara. Kanarariye ndiye maze kurya numva inyama nyine, ni inyama zoroshye ukuntu, zimeze ukuntu yewe no mu nda hatangira kundya. Noneho hari umuntu bari bamaye ngewe, bari bamaye anembereza, ndamwegera ndamubaza ko bangaburiye inyama, ati inyama waziriye, ati ariko byakunaniye, ati amafaranga wayabonye, ndamukatoya, arambwira ati niyo mpamvu. Ese niyo mpamvu gute? Arambwira ati ubwo niyo mpamvu nyine baguhinduriye inyama, baguhinduriye inyama izi utarya, ntiwabonye ko bagenzi bawe babahaye inyama barya? Yego. Hangije arambwira aho ni ahantu hanini cyane, haba hubatse stage y'ibyuma bikomeye cyane. Ndangije ngiye kubona mbona ibyuma, baraza baratangaza baravuga ati yewe abantu bose baraza kuza bashima. Urumva umwe agafata mikoro akavuga ati baguha iminota 5, iminota 5 bashima iki? Akamubwira ati turashima muzehe wacu. Uwo muzehe njye sinamubonye, nabajije uwo muntu ndamubwira ati se waza kunjyana aho muzehe hari? Arambwira ati oya, ntabwo nagutwara, wowe igihe cyawe ntabwo cyaba kiragera, kandi ko amafaranga yakunaniye. Hano haza abantu bagize ute, baje gushima, niho mubonana. Noneho muzehe ubusobanuro bwiwe ni ukuvuga ngo iyo ufashe ya mafaranga amaze kuyaguha cyangwa yameta, ukuntu yabisobanuriye, urabona nk'uko ducuruza mu mabotike ugacuruza, bobo iyo wafashe yameta aba yemerewe gufata nka miliyari 100, akazinaga hanze, abantu bagatoragura, abantu bakagira ute, ariko we ntagahomba muri rya duka rye. Uretse gatoya, urakoze cyane, wakomeje utubwira mu bantu mwajyanye harimo umudamu. Uwo mudamu uko uri kubisobanura byumvikanye ko we bamubuje kuryamana n'umugabo we, ndetse bamusaba ko batandukana. Yego. Araza amushukisha amafaranga, amubwira ko yabonye mu diaspora ushaka ko babana batandukana. Ati ndashaka ko nyewe mu diaspora, yaramusobanuriye ko ari mu diaspora yavuye muri Amerika, ashaka kugira ute kumuha iki amafaranga, umugabo nawe ariko akaba yamuhaye amafaranga 20,000. None se ako kantu ni akantu gafite umutwe baryamanye? Ndetse nakabonye nuko yambwiye, yarambwiye ati njye ntago, ati amaso yarari mu gatuza yako, ariko amaboko yari afite n'amaguru yari afite, atari ibindi bice byose by'umubiri byari byuzuye, ati ariko ntago yari afite iki umutwe. Ubwo ni nawe bamutegetse ko bari we bazajya bararana baryamana? Bamutegeka ko bazajya baryamana. Noneho ubwo hangije ndamubaza iriya meta bigenda gute? Arambwira ati iyi meta urayifata ukayishyira mu nzu, mu cyumba ahantu, ukayitegeka ukayibwira ati ndashaka miliyari 100. We mu gitondo usanga amabogisi y'amafaranga yuzuye mu iduka, amafaranga amabogisi yuzuye. Noneho twebwe iyo tugiye kugura ikintu muri botike naguhereza amafaranga, ni ukuvuga ngo ya mafaranga we ayashyira mu ikarito, akagenda yabika mu ikarito. Ntabwo ajya kuyaranguza se?
ntabwo arangura Ntabwo wategeka byemewe. ya meta akayibwira ati wa meta we ndashaka ibintu nshaka mu iduka umuceri, ryanjye igifu. ndashaka Imodoka. imiceri imodoka zingana uku ubwo ya meta yita imuha sinyari ati saa 10 zuzuye imodoka irabigeza. ziraba zibahageze tukuzana ibyo wategetse bakata bamuzanira agapapuro agashyira mu iduka n'uvuga ngo aya mafaranga twe tumushyira we arayadepa ahantu akazayatwara noneho ni ukuvuga ngo ni hahandi dukora twamara gukora ukabona mugenzi wawe mucuruza ibintu bimwe ariko ukora usubira hasi ukora usubira hasi kubera aya mafaranga yose ni wowe uba umukorera kuko ya meta ikintu ayitegetse nubwo iyo meta iba ifite ububasha bwose avuze ngo upfe urapfa avuze ngo ikintu numvise iyo meta idakora kuzura umuntu yapfuye ntiyamuzura ntabwo yamuzura ariko yateza umuntu ibyago iramuguteza ibyago akavuga ati nk'uyu muntu bo batabaguha mesaje bakakubwira umuntu ushaka kapfa arapfa mu buhe buryo ni impanuka iri bumwice cyangwa ukavuga ati wenda impanuka imwica ukatumva imodoka ngo yagonze umuntu cyangwa umuntu yabyutse yapfuye kubera iki ya meta uba wayitegetse. Urakoze cyane. Hari ikintu uvuze mpita nibuka aba bantu bagenda bajugunya amafaranga bo ni kondisiyo baba barahawe. Sinamenya ari amafaranga yo ajugunywa iyo uyatoraguye ni izihe ngaruka baba barakubwiye ko impamvu yanaga niki nta bihombo ahura nabyo we niko agomba kuba yumva ntabwo yagira igihombo kuko ya meta yo yiwe irayategeka. Hari ndashaka bogisi 50 z'amafaranga bogisi mu gitondo byuka none hariyo kandi gatoya kuri uwo mumama yagiye kuko ubu akorera mu mujyi nagiye kumusura hano acururiza imodoka arambwira ati imeta iyo nyishyize nkavuga ati ndashaka imodoka imeze uko bakahita bamakomande ko imodoka iri mu Buchina ngenda yitegeka nkayibwira ndashaka kujya mu Buchina ku ruganduro nahita mu gitondo njye mbyuka nagiye uwo ibyangombwa sakabikurayo ibyangombwa ya meta byose ni ya meta ibimukorera we abyuka yagiyeyo akibona mu Bushinwa yagezeyo akahita agenda agakoresha imodoka ashaka afite imodoka nziza cyane agendamo rero harimo abantu aribyo ryaje mu ruvuga ngo ibyuzuye ku isi byose nibyo witeka ibyawe ufite bikunyure ibyawe waba urara shima Imana wanywa amazi ukaryama cyangwa wateka igikoma cy'abana bahereza ibyo ngibyo ufite nibyo bikunyura nawe ugiye kurira ngo uko ubona ngenda mu ntuze mu modoka ihenze ngo reka mbe nkuriya ngo reka nambare igitenge gisa nk'ucyuriya ipantaro ibyo naguzi ukuntu bimeze noneho mama ndamubwira se hari ingaruka zaba zaraguteye ati wahora niki wa muntu ati ndira nkirirwa ndira arizwa niki ati si urizwa niki arambwira ati nifuza umugabo mu buzima bwanjye natigeze bimbaho ati nifuza umugabo ati twaba twicaranye n'abana bakabona ndimo ndatitira bakabona sinzi ukuntu meze kubera afite abakozi nyene bamucuruza imodoka iyo uhageze bahita baguha karibu bakakwereka ibibanda bibari ibibanda by'imodoka nyinshi cyane waba yicaye kuri kotorore akotorora amafaranga yinjiye afite ba manager kugira ngo umugereho ubwo nukurinda gusaba indi process arambwira ati nubone nicaye aha atariye fate imodoka nkazenguruka uno mujyi yabuze amahoro nuzenguruka ati nkajya muri pisine ati nkashyiramo n'ibintu bikonjesha ati bikanga ati yewe ntago bananyemerera no kugura zino bya byuma by'abazungu bakoresha kugira ngo bimare irari mu mubiri wabo ati ntago biba byemewe ati kereka ngiye kubona nkabona nko mu mezi 3 akako kagabo karaje kakadayimoni karaje turaryamanye ati niho mara ati nshobora kumara ibyumweru 2 natagiye gukora sinziriye ibitotsi by'amezi 3 nari maze arambwira ati Imana iragukunda ati Imana iragukunda cyane ati yinambeho ati kuko natwe ni amahoro dufite ni amahoro mfite ati ndabura amahoro ati hejuru n'imeta bayifite arambwira ati ngiyi ati cyo nashaka cyose shaka kujya mu Rwanda
nshaka kujya muri Kenya, ati ahantu hose nshaka kujya. Anyereka amafoto ambwira ati ejo ndi muri Dubai, ati ariko ngenda yibwira ati mu gitondo kubera imba numva nabuze amahoro, nkahita numva nshaka kuhora ngenda ahantu hose nshaka. Ati numva nshaka guhora ngenda. Ubwo ati niyo mpamvu uhora bumva meze nabi, ati wambona hano ati ndimo ndazenguruka kwa nari musanze mu ntebe ayizengurukaho. Rero abayabuze amahoro. Rero nk'ubutumwa natanga, nyurwa n'ibyo ufite, nukunyurwa n'ibyo ufite, kandi abantu basenga babwira abantu kwihana, babwira abantu kwihana. Ubushize hari ijambo nabasumiye ngo rusa namba kuri Nawomi, yamunambye kuko hari ikintu. Nawe hari igihe waba uri mu itorero ukabona rya torero hari ukuntu rigenda, kuko aho hantu twari turi twahuriye n'abapasiteri. Abapasiteri bose bari bagiye gukora iki? Hari umupasiteri umwe nasohotse muri wodi nari ndayemo, numva kuri telefone arimo aravuga ikirundi. Namubaza se bimeze gute? Ni sawa. Atari ko yino si ni nziza. Namubaza se bimeze gute? Ati naje gushima. Waje gushima? Ati naje gushima muzeyi. Ambwira se byagenze gute, we baguhaye? Ati njyewe nari na pasiteri wo hasi chini natanazwi, mbese na wa wundi w'inyuma naho ndi umudiyakoni. Yego naho ndi umudiyakoni. Atariko ati umuntu yanzanye hano, ati ndamushimira. Ati ufite itorero, ati ufite hafi amatorero agera kuri 30, ati nyoboye. Namugase wowe bagwaye kondisiyo nk'izongeye bamaye zikananira. Ese we baguhaye iki? Ndamutekerereza kondisiyo bamaye. Ati wapi? Ati ngiye bambwiye ko umugore wanjye mu gitondo azajya byuka akihagarika mu gikombe ngashyiramo isukari nkanywa izo nkari. Kwacinara Yesu. Bamereza agasabune. Agasabune ko kujya ngera mu rusengero. Nakubona ufite nka miliyoni 30. Nkurebye gutyo nkahita nerekwa ko ufite miliyoni 30. Nkahita negeka ko za miliyoni 30 turi buzigabane. Ukaza uvuga ngo uje gushima Imana ko yagukoreye ibitangaza, ibibazo byawe winje mu rusengero ahita abona ibibazo byawe. Akahita avuga ati ibibazo yuyu byazakemuka uko. Akahita avuga ati ku itariki ni ibibazo byawe bizakemuka. Byamara gukemuka nawe ukatufata ya mafaranga ukayamuha ukamushyira. Ni ukuvuga ngo uko umukiri ukoze mu byawe ntabwo ngera gutera imbere. Bivuze ngo aba pasiteri nabo bakomeye b'ibihangange hari abajyayo b'ibihanga, aho haba hari stage ikomeye cyane, haba hari stage usanga abaririmbyi pana abaririmbyi bise usanga umuririmbyi aririmba gospel, hari arashimye k'Imana muzamuye. Mwarabumvaga se aho hantu mwari muri? Ni ahantu hanini, mbese ibyuma nushaka uburyamye utumikoro tuba duhari, baba bakubwira ibintu bigezweho, abantu bagezweho. Turi mu gusoza rero muvandimwe, ndetse tunagushimira kuri ubu butumwa uri gutanga. Ndibaza aha hantu wahabonaga abapasitoro gusa ndetse namwe mwari mwagiyeyo, cyangwa habaga hari ingero nyinshi z'abantu zagiyeyo gusaba imbaraga, gusaba ubutunzi n'ibindi? Ni ukuvuga ngo ari abaririmbyi, aba perezida, ukayikumva ngo perezida runaka araje. Ntabwo ndi buvuge ngo perezida numvishije ngo n'uw'iki gihugu, ariko hafi East Africa Community aba perezida bose nagiye kumva narinze mava kuba twahamaze iminsi 3. Urumva iminsi 3 ni myinshi. Aba perezida baje, abaririmbyi bakomeye, aba b'abasitari ubona ba Diamond bande bose usanga baje aho. Abo nishyuraga mu gitaramo ngo ngiye kubareba, ngiye kwishyura igitaramo ngo uhanze runaka. Wabarebeye Tanzania aho ngaho mwari muri? Yewe nuko myene bitari gushoboka ngo tunifotozanye kwa telefone zanjye bari bayibitse, twari twifotozanye kuko ikibazo cyose mbese aho twageze bo barazaga bakajya kuri stage bakamanuka, umwe wakwicara wajya kwiryamira utubumva baraguhamagaye
ariko kuri stage babaga baje gukora iki? Ni ugushima ko kuri umuntu ajya ku ruhimbi akavuga imirimo Imana yamukoreye. Ati Imana yankoreye ibi, naravuga ati muzehe wanjye nashukuru sana, nyene bavuga mu Kiswahili ati ndashimye cyane kubwibi umuryango wanjye wari waranaye ndi umukene, cyangwa itorero ryanjye nasengeragamo ryari ryarantaye, atari ko bu magaze ndi bishop reka tugushimire gusa nyuma bado aho abavandimwe badukurikiranye. Mu by'ukuri hari ibintu uvuze, ariko nshubije amaso inyuma nsanga ni ukuri. Hanze aha dufite abatunzi benshi, dufite abakire ubona bafite ibintu byinshi, bubaka hirya no hino, bagura amazu, bagura imitungo hirya no hino, ariko wajya kureba umubyeyi umubyara ugasanga arotse utwumbati ku muhanda, ugasanga ni umuntu wambaye inkweto zinyuranye n'urundi, ugasanga ni umubyeyi wabonabonye, ariko umusore umugabo afite amafaranga ahagije. Ubu butumwa rero ndatekereza ko n'umuntu uzabwumva hari ishusho azabona. Mu by'ukuri nubwo babubona ariko bararushye cyane. Ibaza agahinda n'abangira kuko mama yanyongije akanyosa imyaka ingahe igashira, akarinda nkuza, mama wanjye akanjyana ku ishuri, mama wanjye akaba mbese ibintu ubona dukorera by'ababyeyi ababyeyi badukorera, ugasanga bwa butunzi nta kintu bumariye. Abenshi uzababona ugasanga umugore we arambaye cyane, we yambaye rugabire, ariko kondisiyo bamuhaye. Mu gusoza rero niki wabwira abagukurikiranye? Ese ubu muvuye iyo mwari muri, cyangwa se reka mvuge ngo muvuye muri uko kuzimu, uje ugarutse, imodoka yabajyanye niyo yabagaruye? Imodoka yatujyanye niyo yatugaruye, ariko twahereye mu gitondo saa moya ducunze imodoka aho duhagaze kuri iyo gate. Urumva iyo ugeze nyine babasezereye mutaha mugasubira hahandi kuri reception y'ahantu batwakiriye, bakagusubiza imyenda yawe na telefone yawe ukambara, warangiza n'igikapu cy'amafaranga uba ugifite. Ariko njye ntacyo nari mfite, bagendaga banseka. Nk'uko rero nyine nka kundi Imana imba hari icyo Imana yakuvuzeho ntacyo uteze kuba, nk'uko nanjye nyajyamo ubu imba ndimo ndarira, ariko mfite umunezero, mfite ibyishimo mu mutima. Narya 1000 nabona 500 ndanezerwa, ndashima Imana nkaryama nkavuga ngo Mana ushimwe. Ariko undi arimo aracuruza imodoka, arimo ararazenguruka, akatsa imodoka akicara, akagenda muri pisine. Wawundi bakwiye ku nzoga, wawundi bakwiye ku nzoga, bamuteje icyaka cyo kunywa inzoga inako cyo kumva ararikiye inzoga, cyo gushaka inzoga cyane, akagurira abandi mu kabari, ariko we ntago agira ute akoze inzoga mu kanwa. Urumva ngo hari igihe abyuka, yambwira ati ndabyuka, none yongeye kumusura natana kubera icyo uwo mama we acuruza imodoka yengiyeyo, arambwira ati akira nk'imitwaro 5 ugende wirire, atari kudusengere udusengere, ati natwe tubone abantu 50 tuzajyanayo, kuko bajyayo season imwe mu mwaka. Uba wemerewe gutwara abantu 50 kugira ngo za kondisiyo zawe zihagarare. Rero umuntu umugejeje aho bikanga, ubukoze rose. Urumva kandi bajyayo rimwe mu mwaka, igihe rero azozuriza abantu 50 n'amashise. Hari abantu ugiye wajya ati niwo mbibwiye, atambwira ati reka da, ati nzapfa ko Imana yabishatse. Amen. Rero ikintu nabwira abantu, munyurwe n'ibyo mufite, utwo dukeye ayubona wowe umeze nyene nkaho uri kuri zero, na nyuma ya zero Imana irakora. Imana izagutabara, Imana izagufasha, Imana izagutunga, ntabwo uzigera upfa. Abisirayeli bavuye muri Egiputa, Imana yababwiye ngo ngiye kubazanira inyama, ibagaburira intwari, zikajya ziguruka hejuru, bakazifata bakabaga bakarya. Imana irabatunga. Rero ni ukuvuga ngo Imana yarakoze cyane, kandi mu by'ukuri
Imana ishimwe yagukuye hariya hantu. Uyu munsi wenda uri gushima Imana, ariko ndatekereza message wakomeje gutanga ni ukubwira abantu ko bakwiriye kunyurwa n'ibyo bafite nuko Imana yabagize, kuko n'ababifite banyuze muri izo nzira. Urumva ni ibibazo gusa, ni ingorane, ni intambara, ntabwo baruhuka. Isomye muri Hagayi ibice 2 ku murongo wa 8, Bibiliya iravuga ngo ifeza n'izahabu byose n'ibyanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Byumvikane rero ko ibiri mu isi byose n'iby'Uwiteka, ifeza n'iz'Uwiteka, azigabira uwashaka. Rero ndibwira ko igihe cyawe mwene data mushiki wanjye wenda cyo kubigeraho nikiragera, ariko wizera Imana ko Imana izabigenza neza, kandi ko Imana izahindura ubuzima bwawe ku isaha Imana yagennye. Uyu munsi nsoza gatoya ndibaza iyi meta batanga, ese ku bakiranutsi, ku muntu w'Imana ishobora kuzikamutera inyatsi? Ese ashobora gucuruza iyi meta ikamwiba? Iyo uhagaze mu buntu bw'Imana, mu buntu bw'Imana uhagazemo neza, panati bya bindi akaguru kari hano akandi kaririya, ugahagarara mu murongo w'Imana, ya meta yo yiraguhunga. Ariko iyo ujurajuye ugenda hirya no hino, ngo urumva ndi mu gusenga, ngo urumva ndi kugira uko, ni ukuvuga ngo ukorera wa wundi. Reka tubwire abantu badukurikiranye mukomeze kwizera Imana ndetse no gusenga, kuko Bibiliya niyo itwereka igihe Baramu yajyaga kuvuma Abisiraheli bari ku musozi basenga. Baramu ni umuvumo wari ukomeye cyane, kandi Imana yari imuzi. Iyo yavugaga ngo uyu muntu ndamuvumye, umuvumo waramufataga. Igihe kimwe yaribeshya ajya kuvuma abantu batavumika. Reka twizere ko n'abo bantu abakoresha imiti batwiba, abakoresha imiti badutwara ibyacu, niba uri mu Mana neza, ibyawe birashinganywe, kandi Imana yabivuzeho. Umugisha wawe nta muntu n'umwe uzabasha kuwukoma, kuko Bibiliya iratubwira ngo umugisha Imana itanga ntiyongeraho umubabaro. Turabasabiye rero kugira ngo Imana ikomeze kubana namwe, ubuntu bw'Imana bukomeze kubarinda aho muri, aho muherereye. Reka dushimire umutumirwa wacu. Imana iguhe umugisha. Namwe Imana ibahe umugisha. Ndatekereza ko wahindutse, ndatekereza ko wavuye hari ibyo uciyemo byakubereye isomo. Narabibonye. Tugira inshuti tunaze umumaro, inshuti itari y'umumaro. Uyu mwaka 2025 yikureho. Amen. Murakoze rero, reka tubashimire, kandi aho muri hose tubifurije amahoro y'Imana. Bayi naho butaha.